Télé, Montagne rwandaise. Benshi twumva gereza, ariko mpamya ko hari gereza tutari twabona. Hano turi ku kigwa cyangwa se ubutaka buri hagati mu mazi cyitwa Ikirwa Cyamashitani. Uyu munsi iyo ugiye kuri iki kigwa hari ibintu bigera kuri 5 habona, ubundi ugashenguka umutima iyo ubwiye ibyabyo. Ibyo birimo utwumba duto twegeranyije twubakishijwe amabuye. Twishimiye ko muri kutwumva. Ni utwumba twijimye kubi, utwinshi muri two tunafite ibyuma mu bikuta byatwo no mu buso bwatwo hasi, ibyuma bazirikaga abantu mu maguru babafunze. Ni utwumba tuba dufite ubuhehere budasanzwe, ndetse tukaba duto cyane ku buryo uhita wumva uburibwe imfungwa zafungirwaga ahantu zabaga zifite. Ibi bivuze ko iyi yari gereza. Kubera iki bayise Ikirwa Cyamashitani? Kubera iki izina? Abantu bafungirwaga aha akenshi abapfaga babakinguraga mu nyanja bakajugunywamo kugira ngo baribwe n'amafi. Muri iyi nkuru tugiye kumenya byinshi ku Kirwa Cyamashitani. Ibyo turabikora nk'uko twabigize intego mu kubaha ibiganiro bibigisha buri munsi. Ni ibiki bibera mu isi? Reka dutemberane Ikirwa Cyamashitani. Ikirwa Cyamashitani, iri zina ubwaryo ryabayeho na mbere yuko bahahindura gereza. Mbere yuko turebera hamwe bimwe mu bikorwa uwafungiwe aha yakorerwaga, ikindi wamenya ni uko iri zina byizerwa ko abasare ba mbere b'Abafaransa bageze kuri iki kirwa batewe ubwoba cyane n'amazi yaho yabaga yuzuye amafi arya abantu bazima, bagaterwa ubwoba n'imiyaga ikomeye ihaboneka. Ibintu byagoraga cyane ko haparika ubwato. Ubutaka nk'ubu utapfaga gucumbikira ubonetse wese, babwitiriye ikibi, Satani. Amazi menshi azengurutse iki kigwa bivuga ko abamo amafi manini arya abantu n'inyama muri rusange, nazwi nka shark. Hari umugabo witwa Henry Papillon Cherrier bivuga ko yabashije gucika gereza nk'iyi, Ikirwa Cyamashitani. Cherrier yashinjwaga icyaha cy'ubwicanyi n'ubwe we yavugaga ko atagikoze. Cherrier afungiwe muri gereza y'ikuzimu nk'iyi, turaza no kureba impamvu ziri mu zikomeye cyane izina ry'amashitani ritavaho. Yitegereje ukuntu umuyaga w'amazi wazaga buri gihe ku nshuro ya 7, wabaga ufite imbaraga zo gutwara kandi ukarenza umuntu amabuye manini cyane ateye ubwoba aboneka ahantu ari mu nyanja. Yabashije kubona yatoroka. Ni mu majyepfo ya Amerika mu nyanja ya Atlantique. Abibonye icyo, yabashije gufata imifuka 2 ubona yuzuza imbuto za kokonute, umenya ari bimwe twita ingazi. Yabikoresheje nk'ubwato bukorano ngo abashe gucika inyanja ya Atlantique yuzuye amafi manini aryana nka shark. Yiroshye mu mazi ndetse bimutwara iminsi mbere yo kugera ku butaka. Iyo ugeze kuri iyi gereza iteye ubwoba ku isi, ubona ko ibiyikikije biri kugenda byigarurira inyubako zihubatse. Ubona ko imizi y'ibiti binini ya rutura igenda yinjira mu bikuta no mu byuma bigize utwumba twari twaragenewe kubabaza umuntu wese wahafungirwaga. Bakorerwaga byinshi mu bikorwa by'iyicarubozo, turaza no kurebera hamwe hasi mu kanya. Iyi gereza ntabwo igifungirwamo abantu, ariko dore bimwe mu byaberaga kuri iki kigwa. Ikirwa Cyamashitani, izina ubwaryo riteye ubwoba, ariko nta mashitani mu by'ukuri aba hano. Nyamara kuri iki kigwa cyakorewe ibintu bibi cyane mu byabayeho byababaza umuntu cyangwa se ku muntu. Giherereye mu gice cya French Guiana mu nkengero. Iyi yahoze ari gereza itagamije gufunga, ahubwo igamije gutuma umuntu yuzura agahinda n'ukwiheba gukomeye. Kubera ko iyo bagufungiraga kuri iki kigwa
ubwo wabaga ugiye kubaho mu bwigunge ndetse no mu mubabaro ukomeye cyane. Bene aha bahafungiraga bamwe mu banyapolitiki bakomeye. Aba barimo nk'abazwi cyane nka Alfred Dreyfus, umwofisiye w'Ubufaransa washinjijwe by'ibinyoma kugambanira igihugu cye maze yoherezwa kuri iki kigwa. Yamaze iminsi, yagiye ikaba imyaka afungiye mu mibereho mibi tugiye no kurebera hamwe hano hasi. Icyo kumenya, iki ni ikigwa kizengurutswe n'amabuye ari ku nkombe ndetse n'imiyaga ikomeye ya Atlantique. Byatumaga uramutse uhafungiwe kuhacika bigorana. Kukohereza hano byasaga no kuguta ngo maze ugende ubore ushirire gupfa. Dore ibyo ndi kuvuga. Ikirere cyaha hantu cyari cyuzuye indwara nka yellow fever, malaria n'imiswi. Ubuvuzi n'ikigero cyabwo cyari hasi ku buryo bavuga ko butabagaho. Urupfu rwabaga rukugera amajanja nk'uko ushinga inyama amenyo iyo uri kurya uyisubira mpaka ibaye ubushwangi. Hari imfungwa nyinshi zapfaga mu byumweru bike bageza. Systeme bakoreshaga bayitaga dry guillotine, urupfu rwumye, aho kwicwa bagukasa umutwe. Imirimo ivunanye, inzara n'indwara ubwabyo byarakwicaga. Igitangaje ni ukuntu bashyinguraga abantu bapfuye. Mu bice bituriye iki kigwa hari ibice bimwe byari byaragenewe abayobozi gusa, ariko imfungwa zo akenshi mu bapfaga babashyinguraga mu nyanja. N'uyu munsi iyo uhasuye ushobora kubona ahantu imibiri y'abantu yajugunywaga mu nyanja ngo baribwe n'amafi. Wagira ngo hari umuvumo wagiye kuri iki kigwa, kuko n'uyu munsi iyo uhageze nta rindi jwi wumva usibye inyoni ndetse rimwe na rimwe umuyaga uhuha. Haba hacecetse ku rwego ruteye ubwoba. Mu busanzwe nta muntu wabaga wemerewe kuvuga kuri iki kigwa igihe wabaga uhafungiye. Uharebye watekereza ko ari ubusitani bwiza, ariko buri tafari ryubatse urukuta hano rifite amateka ababaje y'umuntu runaka. Ushaka kumenya ibikorwa bibi by'ubugome byakorerwaga abantu bari aha hantu, byose byahakorerwaga byabaga biri mu ntego cyangwa se ku ntego yo kubabaza amarangamutima yawe. Habaga hagamijwe kubangamira ubwonko mbere y'uko umubiri wawe ubwawo wowe uyivana ku bintu. Abantu barakubitwaga nko ku kigo kiri hafi aha cya Saint Joseph. Abantu bafungirwaga aha babaga bategetswe kuguma mu irungu rikomeye. Ibyumba bafungirwagamo nta gisenge byagombaga kuba bifite. Ibyuma byonyine bya grillage nibyo byabaga bigufunze, ku buryo abarinzi babaga bakureba neza bari hejuru yawe mu bihe byose. Imfungwa ikosa ryabaga ari ugusohora ijwi ngo iravuze. Abenshi babaye muri iyo myobo nta kubona isura y'umuntu mu gihe cy'imyaka myinshi. Gusa ntutekereza ko byari byoroshye kubera ko bakuzirikaga iminyururu. Imfungwa zahambirwaga ku mabuye ku birenge byombi, ubundi mu ijoro umunyururu munini wabambikwaga mu maguru muri ku murongo w'abagabo benshi bakabafungana hamwe. Ntabwo wabaga wemerewe gukoresha ubwiherero mpaka mu gitondo. Ntabwo wabaga wemerewe gukoresha ubwiherero mpaka mu gitondo. Urebye ikigo cy'amashitani gifite ishyamba, mwagombaga gusukura ishyamba ku buryo mwubaka imihanda. Nk'urugero nk'umuhanda witwa route 0, nta biryo, ubushyuhe ari bwose, akazi kavunanye kandi nta mpuhwe ufitiwe. Benshi bapfaga bishwe n'umunaniro cyangwa se n'ikiboko iyo wabaga usigaye inyuma. Ikigwa ubwacyo cyarakwicaga. Nitwa Samuel Mugisha. Uko biri kose ukunda inkuru z'amateka, ndabizi inkuru wayikunze kuba tugeze aha ngaha tukiri kumwe. Niyo mpamvu rero
ibuka kandi like kuri iki kiganiro, ukore subscribe kuri channel yawe, nibwo uzajya ubona ibindi biganiro rusange tubagezaho, ibiganiro bibigisha buri munsi. Iyi ni Télé Montagne Rwandaise, ibi birihutirwa. Ugeze kuri iki kigwa uhita uhabona iminara abarinzi bahagararagamo bacunga. Bahagararaga hejuru bafite imbunda cyane nk'ama rifles n'ubwoko bwazo bagucunze. Nawe uri hagati mu nyanja, inyanja yuzuye ibifi binini byiteguye kukurya ntawe uhungiye cyangwa se uramutse ugerageje guhunga no gucika. Usibye abantu barokotse iyi gereza twazavugaho ubutaha nimubyemera, ibiganiro byacu byo nakagaruka. Andika muri comment ijambo part 2 cyangwa se igice cya kabiri niba ushaka aya mateka. Uyumva ni Ismael Mugisha, mwakoze kubana nanjye. Wifuza kuduha ibitekerezo, kudusaba ingingo twagukoraho mu buryo bw'ibanga, nomero ya WhatsApp yacu ni 078 256 21130. Email yacu ni montagnetele@gmail.com. Mutwandikira aho ngaho, ntabwo dutinda kubasubiza. Nshuti bakunzi bacu, twishimiye ko mwakurikiye Télé Montagne Rwandaise. Ikiganiro naha tugisoreje. Iki kiganiro mwagikunze, mwandike munsi y'iyi video ijambo rigira riti muduhereze ibindi, natwe turashyiramo agatege turushaho kubahereza ibiganiro byinshi byiza bibigisha buri munsi. Ku cyaro cyanya hagana iburyo hari ibindi biganiro birenga 500 mu birebe nabyo. Naho ubutaha. Télé Montagne Rwandaise.